Yes, ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze hano kuri channel yacu ya Izo TV, aho tugenda tuganira ibintu bigiye bitandukanye. Ndagira ngo muri aka kanya tuganire kuri business z'ubwoko butanu nyine ngiye kuvuga hano muri iki kiganiro. Ntabwo zimenyerewe hano muri Afrika, ariko ndatekereza ko mu bihugu by'abazungu izi business ziramenyerewe cyangwa se zirakunzwe, kandi abantu bazishoyemo imari babonye isoko rigari cyangwa se bafite aba customers. Ni business nziza, umuntu wayikoze imuteza imbere kandi gafasha mu by'ukuri societe n'igihugu muri make. Reka turebere hamwe izo top 5 hidden businesses. Nka za business nyine zihishwe, navuga ko zihishwe cyangwa se abantu nta makuru menshi bazifiteho, kandi ni business nziza nkuko nyine nari maze kubivuga. Izo business rero namaze kubona ko nakoze list y'ama business atanu nyine 5 top 5 rare or hidden businesses opportunities in Africa that will grow fast. Izo business ni za business nyine abantu ntabwo bazijya mu. Urebye hirya no hino usanga abantu bibanda mu ma business yenda yo gucuruza ibiribwa, ama business y'amashuri, ama business y'amafarumasi, ama business yo gutwara abantu, ama business y'ubuhinzi, ama business yenda y'ubwubatsi, ama business ajya atandukanye. Ariko aya ma business ngewe yenda nkurikije mu bindi bihugu, yenda Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu ntabwo ndagerayo, ariko nk'umuntu ugenda ukurikirana amakuru cyangwa se ugenda ureba nko kuntu biriya bihugu bibayeho, usanga aya ma business hari abantu barebye kuri bayashoramo imari. Aya ma business rero ndi kugira ngo tuganireho cyangwa se namwe muze kumbwira uko mubyumva. Ni ama business nabonye ko ari top 5 nyine, ni ubwoko butanu bwa business bibaye byiza byazanwa hano mu bihugu byacu byo muri Afrika. Business ya mbere rero ni business imezite, ni business murabona mu biriya bihugu biteye imbere hari ukuntu bagenda bubaka ibigo cyangwa se ahantu bakahubaka neza, bakahashiraho ibisabwa byose, bakazajya bafata abantu bamageze mu myaka y'ubukure, abantu bashaje, abasaza, abakecuru. Iyo umuntu ashaje cyangwa se iyo umukecuru ashaje n'umusaza bagera mu myaka y'ubukure, ntabwo umuryango we yenda ushobora kuba wamukurikirana 100%. Hari ahantu haba harateganyijwe abantu babikoze nka business bakirira abo bantu bageze mu myaka y'ubukure. Aho hantu iyo uhagiye rero umuryango wawe uhakujyanye ushaje ukuze, bakwitaho 100% gusumba uko umuryango wawe wakwitaho. Umuryango wawe wakwitaho, ariko hari n'imiryango idakunda kuba yakwitaho 100% bitewe wenda n'akazi bafite abo mu muryango wawe, cyangwa se no kutagira umutima wo kugukurikirana. Noneho rero hari abantu bakoze izo business zo kwakira abantu bageze muri iyo myaka y'ubukure. Mu by'ukuri abantu ni ibigo biba birimo abantu bakuze, abasaza, abakecuru cyangwa se abantu bamugaye. Iyo abo bantu bageze muri iyo myaka bakabajyana muri ibyo bigo, bakirwa neza 100%, bagahabwa ibisabwa byose, bakitabwaho, barwara bakavuzwa, bakagaburirwa, bagafurirwa, mbese bakanabakarabya. Murumva ko izo service ni nziza. Abo bantu rero bakoze izo business zo kwakira abantu bari mu myaka ikuze, mu by'ukuri bakora business nziza kuri societe, ku gihugu, kandi baronka n'amafaranga menshi. Ubu ni ubwoko bwa mbere bwa business butamenyerewe hano mu bihugu byacu bya Afrika, kandi ndatekereza ko iyi business ni nziza. Iramutse ije muri bihugu byacu yaba ari business nziza. Ndatekereza ko abantu b'abashoramari, investors, mwakora n'aya ma business, kuko andi mwarayakoze, n'aya ngaya muyakore muri bihugu byacu bya Afrika. Ubundi bwoko bwa kabiri bwa business rero nje nabonye nkabona ko bwakiza umuntu aburamutse abukoze serious cyangwa se abushoyemo imari, ni business yo guhinga ibintu by'indabo.
murabona ko mu miji ahantu hagiye hatandukanye, ku mahoteli, ahantu hagiye hatandukanye, mu maofisi, ahantu hose ubusanga hari ibintu by'indabo. Ku mihanda tugenda tunyuramo mu miji, mu ma capital city, musanga ko ku muhanda baba barateyemo utujaride, harimo ubusitani, hari indabo. Mu mahoteli haba hari indabo, ahantu hagiye hatandukanye. Murumva ko abantu baramutse bahinze indabo, cyangwa se umuntu akoze business yo guhinga indabo, yabona isoko rigari. Kandi nanjye nakubaza nti, aho wagiye utembera hirya no hino, wigeze ubona bangahe bakora business y'indabo? Aho wagiye utembera hose, wigeze ubona abantu ari abantu bangahe bakora business yo guhinga indabo? Ni bangahe? Mu gihe ubucuruzi bw'ibyo kurya, ubuganga, amafarumasi, gutwara abantu n'ibintu, amashuri ni ibintu byeze, ariko business yo flowers business cyangwa se flowers farming, ibintu byo guhinga indabo ntabwo bimenyerewe. Urumva ko wowe uzanye igitekerezo ugashora mu guhinga indabo, hanyuma ukazaza unazicuruza, urumva ko waba wigaruriye isoko rumwe. Ntabwo ari abantu benshi bakora business z'ubuhinzi bw'indabo, cyangwa se business yo gucuruza indabo. Iyi business nayo rero ni business nziza. Reka tugere kuri business ya gatatu, business umuntu ashobora gukora kandi ikamuzamura, cyangwa se igateza imbere societe, cyangwa se igateza imbere abantu batuye hafi yawe. Ukora iyo business yitwa fishing farming, business y'ubworozi bw'amafi, cyangwa se ubworozi bw'amafi. Ndatekereza ko ahantu hakeya ari ahantu hakorerwa korora amafi. Korora amafi murabizi, abantu baturiye ibiyaga, marex, ibintu nk'ibyo usanga abantu bagenda bakashaka bakaroba amafi, indagara, ibiribwa nyine byo mu mafi bigiye bitandukanye. Ariko abantu bakora ubworozi kinyamwuga, bashatse icyanya bakacukura, bagashiramo amazi, bagakora ibintu bimeze nk'ibiyaga, bakororamo amafi, ni bake. Utembereye ahantu hose, ahantu wagera ugasanga bitaye kuri iyi business y'ubworozi bw'amafi ni hakeya rwose. Kandi abantu bakeneye kuba bafungura amafi, ibintu bikomoka ku mafi ni benshi. Ikintu cyitwa indagara, insambaza, imikeke y'u Burundi, amafi nyine, ibintu nk'ibyo ni ibiribwa byiza abantu bagiye batandukanye bakeneye, cyangwa se baramutse babonye ku giciro cyiza, cyangwa se babonye ahantu babicuruza numva ko babigura. Uramutse rero wowe ubishoyemo imari, ugakora ubworozi bw'amafi, kabishoramo imari rwose, ukakora ubworozi bw'amafi, ndatekereza ko waronka, cyangwa se wabona isoko rigari. Iyi business abantu bayiteho, cyangwa se muyigemo muri benshi, kuko ntabwo ikunzwe n'abantu benshi, ntabwo ikorwa n'abantu benshi. Biraterwa n'iki? Bishobora kuba biterwa no kutayigirira amakuru, cyangwa se yenda kuyikora bikaba bigoye. Ntabwo nzi impamvu abantu bagiye batandukanye batinjira muri ubu bwoko bwa business. Fishing farming ni business nziza, kandi mbona ko abantu bayikoze bakayikora kinyamwuga, cyangwa se bakayishoramo imari, yabona abantu benshi, bagira bati aba customer benshi, abakiriya benshi. Ubu bwoko bwa business buje ku mwanya wa gatatu rero ni ubwoko bwiza bwa business wowe ushaka gushoramo imari, washoramo imari yawe. Reka tugere ku bwoko bwa kane, mu bwoko ushobora gukora bwa business kandi butarimo abantu benshi, cyangwa se butazwi n'abantu benshi. Ndatekereza ko mu bindi bihugu ubu bwoko bwa business burahari, ariko hano ku mugabane wacu wa Afrika ntabwo ari henshi wabusanga, cyangwa se ntabwo bukunzwe, cyangwa se ntibuzwi. Kandi buramutse bukozwe bwateza imbere abantu. Ubwoko bwa kane rero ni business bita business yenda yo vending machine, cyangwa se ubwoko bwo kuyenda bwo kuzana ibintu by'ikoranabuhanga aho abantu batuye. Ndabaho urugero, ushobora kuba
utuye hafi ya societe ya community nyinshi y'abantu, ariko ukabazanira ikintu icyo bita kubazanira imashini yenda zifotora, zimprima impapuro, ibintu nk'ibyo. Abantu benshi bakenera gufotora impapuro cyangwa se amafotokopi. Umuntu ashobora kuba agiye gusaba service muri leta, bigasabwa ko ajyana fotokopi y'irangamuntu. Uwo muntu rero nibazanye iyo mashini y'imprima cyangwa se ifotora impapuro, urumva ko yabonye isoko. Uramutse rero ukoze business yo kwegereza abantu izo mashini zifotora impapuro, amafotokopiyeze, wabona abantu bakugana cyangwa se wabufashije benshi, kuko abantu bakeneye iyo service ni benshi. Abantu ubazaniye business zo gucuruza amatelefone, phones, aya matelefone agezweho, ama smartphone, wabona isoko, kuko abantu muri iyi minsi bakeneye aya matelefone y'ama smartphone afite kamera nziza, afite ama app, arimo YouTube, arimo WhatsApp, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero ukoze business ukegereza abantu benshi isoko rigari rikora amafone, rikora amakamera, ukabagereza amakamera, kuko muri iyi minsi ibintu by'ubukwe byareze cyangwa se byafashe indi ntera, kandi abantu bakoze ama wedding cyangwa se abantu bakoze ubukwe bakenera yenda nka video cyangwa se gufata amafoto kugira ngo ubukwe bwabo buzabe urwibutso rw'igihe kirekire. Niyo mpamvu rero abantu bakenera yenda nk'umuntu bakamera ubafotora kugira ngo bazabike urwo rwibutso, wenyine baze bariyibutsa igihe bari bakoze ubukwe cyangwa se basezeranye. Niyo mpamvu rero ukoze business ukabazanira amakamera, amafone zafata amavideo cyangwa se amakamera, byaba ari byiza. Ahantu rero abantu batuye ubazaniye iyo business yo kubagurisha ibyo bintu, ibyo byuma, amakamera, amaradiyo, amafotokopiyeze, ukabazanira business yo motobike cyangwa se moto, amagare. Urumva abantu benshi bakeneye mu by'ukuri ibintu bya technology, bakeneye ibintu by'ibyuma rero ubibegereje, amamoto, amamodoka, urumva ko byaba ari ibintu byiza ubazaniye hafi, waba ubafashije. Rero reka tugere ku mwanya wa nyuma cyangwa se business ya gatanu akaba ariyo iza ku mwanya wa nyuma. Ntabwo mvuze ko hatariho ubundi bwoko bwa business, izi nizo business ngewe nicaye nkabona ko zaba zikenewe mu bantu. Ntabwo bivuze ko hariho izindi nyine ntaba nibagiwe, ngira ngo namwe hari izo nibagiwe mwabimbwira muri comment, kugira ngo n'abantu bagende bamenya amakuru ya business cyangwa se y'ibyo bakora muri community aho abantu batuye. Reka tugire ku mwanya gatanu ubwoko bwa business ushobora gukorera ahantu. Reka turebe ku bwoko bwita car renting company, cyangwa se uzanye nka company cyangwa se isoko rinini, ukazajya utiza abantu ikintu bita amamodoka, ukabakodesha imodoka, bakaza yenda umuntu akaza akayikodesha mu gihe cy'amezi 5, igihe cy'amezi 3, igihe cy'amezi 8, igihe cy'umwaka, mugakorana amasezerano. Iyo modoka yawe akazayikugarurira, hanyuma akaguha amafaranga mwemeranyije, ni contract. Murumva ko ntabwo abaguze iyo modoka, ahubwo muba mukoranye amasezerano ko iyo modoka agenda akayikoresha igihe kingana gutya na gutya, akazayikugarurira. Yayikugarurira akaguhereza amafaranga mwumvikanye. Urumva umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yagura imodoka kandi akeneye kuba arakoresha iyo modoka, waba umufashije. Iyi business wakwibaza uti abantu bashobora kuzayikenera nk'abantu bameze bato. Murabibona ko cyangwa se murabizi neza ko ikintu cyitwa ubukerarugendo, tourism cyangwa se ibintu by'ubukerarugendo bimaze gufata indi ntera. N'ubwoko bwiza bwa business bumaze kuba gukura, kuko abakerarugendo bamaze kuba benshi. Abazungu bari kuva i Burayi, muri Amerika, bakaza hano muri Afrika bakakora ikintu bita ubukerarugendo, bagasura ibyiza bigize uyu mugabane wa Afrika,
kandi mu by'ukuri iyo umukerarugendo yaje gusura ibyiza bigize Afrika, amaparike, ibiyaga cyangwa se region runaka, akenera amamodoka, akenera ibinyabiziga kugira ngo déplacement yorohe, cyangwa se ibijyanye no kuvaho ari ajya gusura muri aho hantu ibyo byiza nyaburanga biri, bisaba nyine imodoka. Urumva rero wowe ubazaniye iyo modoka, izo modoka abantu bashaka gufasha ba mukerarugendo gutwara abo ba mukerarugendo babagezaho ibyo byiza nyaburanga biri, urumva ko waba ufashije abantu benshi. Ikintu cyitwa tourism kimaze gutera intambwe cyangwa se kimaze gukura hano ku mugabane wa Afrika, noneho by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuko ntabwo ari ibintu bitazwi. Ikintu cyitwa urugero kwita umuhango wo kwita abana b'ingagi ni umuhango uba buri mwaka. Uyu muhango wo kwita abana b'ingagi uhagurutsa ibihugu byinshi, uhagurutsa abantu baturutse mu bihugu byinshi byo ku isi, abantu bakomeye hirya no hino ku isi baraza hano mu Rwanda bakaza kureba umuhango wo kwita ingagi cyangwa se kwita abana b'ingagi. Urumva rero habonetse amakampani akodesha izi modoka zikazajya zitwara mukerarugendo zikabajyana aho bashaka gutemberera. Urumva ko uyu muntu wabuzanye iyi kampani yo gukodesha izi modoka yaba agize neza cyangwa se yabiboneramo inyungu nawe, kuko yafasha abantu bashaka gukora iyi business abatiza izo modoka kandi nawe akabyungukiramo. Muri iyi business ya car renting company ndaboneraho no gushamikiraho akandi kantu gatoya kugira ngo yize kumvikana nk'abantu bakora ubukwe. Ntabwo abantu bakora ubukwe iyo bagiye gukora ubukwe imyenda bambara murayizi, bambara costume, abagore bakambara white dress, ikanzu y'umweru. Ikanzu y'umweru yambarwa rimwe kuko umuntu asezerana rimwe cyangwa se akora ubukwe rimwe. Ntabwo umuntu ugiye gukora ubukwe bwo gusezerana yagura ikanzu kandi azayambara rimwe, cyangwa se yagura costume kandi azayambara rimwe. Costume ku bagabo ho yambarwa akenshi, ariko umugore iyi white dress cyangwa se iyi kanzu y'umweru yambarwa rimwe kuko umugore asezerana rimwe n'umugabo we imbere y'amategeko cyangwa se imbere y'Imana. Umuntu asezerana rimwe. Niyo mpamvu rero aba bantu niyo bagiye gusezerana bambara iyo myenda bakayambara rimwe, cyane cyane abagore. Niyo mpamvu rero bibaye byiza abantu bakazana amakampani, bakazana ama business y'imyenda y'abageni. Abageni bashaka gusezerana cyane cyane abagore bakagura aya white dress cyangwa se aya makanzu y'umweru, bakaza bakayakodesha mu gihenda cy'umunsi umwe, bakumvikana amafaranga bakayishura. Uwo munsi warangira w'ubukwe bwabo bakasubiza ayo makanzu aho bayakodesheje. Murumva ko iyi business yabifashije abantu b'abageni, kandi n'ukora iyi business ugenda ukodesha iyi myenda y'abageni mu by'ukuri nawe yabiboneramo isoko. Muzana aya business mvuze na business meza, kuko andi business menshi mwarayakoze cyangwa se abenshi barayakoze. Mugende muzana aya business atamenyerewe hano mu bihugu byacu bya Afrika, kuko i Burayi, muri Amerika n'ahandi aya business ho yarakozwe cyangwa se amaze gutera imbere, yarakozwe, abantu benshi barayakoze. Hano muri Afrika rero uko iterambere rigenda riza, mugende muzana aya business, kuko aya business yatuma n'iterambere rigenda rikora. Business ikozwe mu gihugu runaka aguteza imbere wowe nyiri business, afasha abo bantu bari hafi yawe baba customers, kandi ateza imbere igihugu. Ubu bwoko bwa business ko bwari butanu nabwise top 5 rare or hidden businesses opportunities in Africa that will grow fast. Nama business atamenyerewe hano muri Afrika kandi abantu mwakagombye kuyajyamo. Hari business rero nibagiwe,
ubwo navuze ko ari ama business 5 ariko reka ni business nyishire ku mwanya wa 6 kuko abantu benshi ntibarayimenya, iraza ku mwanya wa 6. Ubwo ntabwo zikiri top 5 business, zibaye top 6 business. Ni business za ku mwanya wa 6 kuko maze mpise nyibona ko cyangwa se ndayibutse ko nayikenewe. Business yitwa YouTube channels cyangwa se YouTube, gukora YouTube nk'akazi. Abantu benshi ntabwo bazi ko business ya YouTube ari akazi. Business ya YouTube ngewe ndeka mbasobanurire ku bantu batabizi. Business yo gukora YouTube ukitwa umu-YouTuber ni business nziza kandi ntimenyerewe hano muri Afrika, buretse ko ntavuga ko abantu batayizi cyangwa se batayigiyemo. Ni business abantu batangiye kumenya gake kake kandi ni business itunze abantu benshi, kandi mu by'ukuri iyi business nta bintu byinshi isaba. Ndabaha urugero rwa hafi. Ngewe abantu bagenda batangazwa no kubona ndi kugaragara kuri YouTube. Mu by'ukuri nta kindi gituma ngaragara hano kuri YouTube nuko ibi nkora birampemba. Ntabwo bimpemba amafaranga make, ntabwo bimpemba amafaranga menshi, ariko mbishizemo ingufu nkabiha umwanya nkareka kandi kazi nkora akaba ari byo nkora nk'umwuga byantunga. Murumva ko rero business ya YouTube ni business nziza. Business ya YouTube ikorwa ite? Icyo usabwa nta kindi, ujya kufata phone yawe ukadownloadinga app ya YouTube, ugafungura YouTube channel, hanyuma ukazajya ugira ibiganiro cyangwa se uzajya ugira content ugenda unyuza kuri channel yawe. Iyo utangira YouTube biragoye kuko YouTube hari ibyo igusaba kugira ngo utangire uhembwe, ariko mu by'ukuri iyo wabishizemo umwete cyangwa se wabishizemo ingufu birangira YouTube uyikoze ikaguha amafaranga cyangwa se ikaguteza imbere. Rero ubu bwoko bwa 6 bwa business mvuze aha ngaha ni ubwoko butamenyerewe hano muri Afrika, kandi buramutse buzanywe hano muri Afrika bushobora gutuma buhindura byinshi hano ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko hano mu Rwanda, bigatuma abantu tugenda dutera imbere. Akazi kagenda kabura, ariko mu by'ukuri ibyo gukora ntibyabuze, habuze kumenya ibyo gukora. Nk'ubu bwoko bwa business bwa YouTube ugereranyije umubare w'abanyarwanda badafite akazi ni benshi, kandi mu by'ukuri abo badafite akazi bakoze YouTube bahita baba bize kuri aka kazi ka YouTube kuko kabatunga. YouTube ntisaba competition, ntisaba ngo uyu muntu acuruza amagi nanjye reka nincuruza amagi araba ntwaye isoko. YouTube bisaba kuzana ubwenge bwawe ukabushira kuri YouTube, abantu bakaza bakareba ibyo washizeho, babikunda bakakureba, hanyuma bakagufollowinga, bakagukunda ibyo ukora, hasigaye ugatera imbere cyangwa se abantu bakureba nabo bakaryoherwa n'ibyo ubagezaho. Murumva ko business ya YouTube nta competition, nta rushanwa ririmo. Wowe uzana ibyo uzi ukabishira kuri YouTube, abantu bakabireba ko babikunze bakagukurikira, hanyuma ukagira ukatera imbere, n'abantu uri kusangiza ibintu ukora bakaryoherwa bakishima. Ubu bwoko bwa business 6 mvuze ni ubwoko nise ko ari ubwoko bwa business bwahishwe kandi butamenyerewe hano ku mugabane wa Afrika, mu gihe mu yindi migabane bumenyerewe. Hano ku mugabane wa Afrika rwose ubu bwoko bwa business ntabwo bumenyerewe. Ndabusubiramo, ubu bwoko bwa business ko ari 6 kugira ngo umuntu aze kumpa igitekerezo cyangwa se aze kubona ko butamenyerewe. Business ya mbere nayise retirement houses, cyangwa se kubaka business ukakora ikintu gisa n'amazu, ugakora amazu, ukubaka amazu, ugashiramo abakazajya wakira abantu bageze mu myaka y'ubukure, hanyuma ukazajya ubitaho.
ukabitaho, ukabaha byose, ukabavuza, ukabakarabya, ukabafurira, hanyuma imiryango y'abo bantu ikakwishura buri kwezi. Urumva ko ubu bwoko bwa business hano muri Afrika ntibumenyerewe. Hano ku migabane y'Iburayi mwumva ko abantu bava hano muri Afrika cyangwa se muri bihugu byacu bya Afrika bakajya muri Amerika, Iburayi n'ahandi bakajya kwita ku bantu bashaje. Nta kindi baba bagiye gukora, bajya gufurira bari abantu bashaje, bakabakarabya, bakabagaburira, bakabakurikirana. Ubu bwoko bwa business rero navugaga buri Iburayi, buri muri Amerika, buri n'ahandi nibuzanwe na hano muri Afrika. Hano muri Afrika abakecuru bacu cyangwa se ababyeyi bacu bageze mu zabukuru barasaza, bagasazira iyo mu byaro, bakarwara bafite imiryango iri mu miji. Umukecuru akarwarira iyo mu cyaro, iyo ngiyo za Karongi, umubana be bose bituriye i Kigali kugira ngo bazamenye ko umukecuru cyangwa umusaza yarwaye cyangwa se atariye cyangwa se atakarabye, bikagorana, akabibwirwa n'abaturanyi kugeza igihe umuryango umuntu abaho ubuzima bubi kandi ntibimenyekane. Kandi mu gihe ukoze business yo kwita kuri aba bantu bashaje, buri saa buri munota bamukurikirana umusaza wawe cyangwa se umubyeyi wawe. Ubu bwoko bwa business nibuzanwe hano mu bihugu byacu. Ubwoko bwa business bwa kabiri nari navuze flower farming cyangwa se ubworozi bwo gutera cyangwa se bwo guhinga indabo. Umujyi wa Kigali usa neza muri Afrika, ahantu hose ugeze ni ubusitani. Ikintu cyitwa ubusitani bugendana no n'indabo. Rero ubworozi bw'indabo ni bushirwemo imbaraga kugira ngo isuku itere imbere cyangwa se amahoteli agaragare neza, kuko bakoresha indabo kugira ngo amahoteli asa neza cyangwa se imijyi ise neza. Ubu bwoko bwa business ntabwo burashirwamo ingufu hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri Afrika, ariko mu Burayi cyangwa se n'ahandi bwashizwemo ingufu. Ngeze ku mwanya wa gatatu, fishing farming, nayivuzeho ibintu byinshi. Ubworozi bw'amafi nibutezwe imbere hano mu bihugu byacu bya Afrika, kuko abantu benshi dukeneye kurya amafi, dukeneye kurya ibintu bikomoka ku mafi, kuko amafi ni ikiribwa cyiza. Ibikomoka ku mafi ni ibintu byiza, ni ibiribwa byiza, birinda indwara, ni ukurya neza. Umuntu urya ibikomoka ku mafi arya neza kandi agira intungamubiri. Ibi bintu nibizanwe muri Afrika cyangwa se ubu bwoko bwa business ni butezwe imbere hano muri Afrika. Business ya kane ni business yitwa vending machine cyangwa se ukegereza abantu hafi, business yo kubagurisha ibi byuma bya electronique, amafone, amafotokopieze, ndi kubaha ingero, amamodoka, amagare, ibintu nk'ibyo ngibyo bigiye bitandukanye bya electronique nibizanwe hafi y'abantu, kandi bizanwe abantu babibonere hafi cyangwa se bakangurirwe kubikoresha, kuko iterambere ni electronique cyangwa se ni ibyuma bya kijyambere bya tekinoloji. Nibizanwe mu bantu kugira ngo abantu nabo batangire kubikonsuma cyangwa batangire kubikoresha kugira ngo iterambere ryihute. Ubwoko bwa gatanu ni nabwise car renting company. Ubu bwoko bwo gukodesha amamodoka, gukodesha amagare abantu, gukodesha ibinyabiziga abantu, hanyuma abantu bakeneye gukora ibintu bya transport biborohere. Nshobora kuba nkeneye kuba umutagisimani, nshaka gukora business yo gutwara abantu ariko ntafite ubushobozi bwo kugura imodoka. Icyo gihe rero nimba mfite umuhate cyangwa se mfite ishaka ryo gukora business yo gutwara abantu, kaba nta bushobozi bwo kugura imodoka mfite, nzicara mu rugo. Ariko mu gihe wuzanye company ukakodesha imodoka, ukazajya ukazajya ukorana amasezerano n'abantu, ukabahereza imodoka, hanyuma bakayikoresha nyuma y'ukwezi bakakwishura, ubu borohereje. Business rero nk'iyi ije hano muri Afrika yaba ari nziza, yatworohereza community, yakoreza abantu bakakodesha ibi byuma y'amamodoka bakiteza imbere. Uwazanye iyo company cyangwa se wazanye ubwoko bwa business akinjiza n'igihugu kikinjiza. Ngeze ku mwanya wa nyuma kwa business nari nibagiye kuvuga ariko nawuvuzemo muri makeya, ni ubwoko bwo kuvuga ngo YouTube channels. Abantu ni mwinjire muri business yo gukora ama YouTube, mutabona umuntu ari kugaragara kuri YouTube channel ngo mugire ngo ni mburamukoro cyangwa se yabaye ni umuteka mutwe. Abantu benshi bari kuza ku ma YouTube kubera yuko bari kuhakura
amafaranga. YouTube iragabura. Ndabaho urugero rw'ama YouTube channels hano mu Rwanda. Abo bantu bakora ayo ma YouTube mu by'ukuri muri iyi minsi urwego bagezeho, basangira n'abaministri, baganira n'abaministri, bageze ku rwego rukomeye, kandi babitangiye kanjye ahangaha, babitangiye nk'umuntu, babitangiye bari hasi, bawise ubona ko ari ibintu bimeze nkaho bari gukina, ariko urwego bagezeho mu myaka 5 ishize, ubu ngubu perezida yabahamagara bakaganira, bakungurana ibitekerezo. Ndabaho urugero, ntabwo ndi kuba kwamamaza ubu bwoko bwa YouTube, ariko hano mu Rwanda murebe ama YouTube namwe mukunda kukurikirana cyane, amaze kugira umubare munini w'abasubscribers. Nama YouTube akomeye, ntabwo ndavuga ngo YouTube iyi niyi, ariko mu buryo bwo kwirinda kugira ngo ntaza kwamamariza umuntu YouTube ye, kuko ntabwo yampaye akazi ko kumwamamariza YouTube, cyangwa se nshobora kuvuga izina rya YouTube ye, izina rya channel ye akanyikoma cyangwa se akabibona nabi, kuko burya ntabwo byemewe kuvuga izina rya company runaka, kuko ashobora gukeka ibindi. Ama YouTube akunzwe hano mu Rwanda, abantu bakunda kujya ku ma YouTube channel murayazi, ntabwo muyayobewe. Ayo ma YouTube rero abo bantu bayatangiye bakina, bayatangiye gake gake, ariko urwego bagezeho bari gutega indege bakajya i Burayi kuruhuka, bitewe niki? Bitewe nayo ma YouTube channel yabo babonyemo amafaranga menshi. Bari gutumirwa mu nama zikomeye na ba ministry, bari gutumirwa mu nama zikomeye bakaganira na perezida, bagari gutumirwa hirya no hino mu birori bikomeye, bari gutembera ibihugu bigiye bitandukanye, bitewe n'aya ma YouTube channels. Amafaranga bari kuyakura he? Ntabwo bari kuyakura mu buhinzi, mu bucuruzi bw'imbuto, mu bucuruzi bwo gutwara abantu, ahubwo ayo mafaranga bayakuye kuri YouTube. Abantu rero mutaramenya ibanga rya YouTube, ni muze kuri YouTube, kuko muzahabona ibyo mutari tekereza ko mwahasanga. Muze mukore iyi business ya YouTube, muzabona ibintu, cyangwa se muzabona ibanga mutari muzi.